mu by'ukuri urabona ko ntiyumva ntanavuga kandi nanjye urabona ko ndi umugabo utamwaye nsobanutse bibazaga uburyo kingiye kujyana ikiragi kitumva kitanavuga n'umunsi n'umwe uyavuse atavuga ari nagana gutya agira imyaka 40 ntaravuga bakibaza niba narabuze undi muntu natwara uko abantu bari bakomeye bankundaga arabize bankundaga ariko bakatangazwa nuko ngiye kujyana umuntu utumva atavuga ati biryo birahari araduka arakubwiye ngo biryo birahari rwose ngo nawe yabafashe ku myaka urabona ko nayanda yaje ariko mu rugendo rwacu ntabwo byakunze kuduhira kuko hagiye hazamo imitego myinshi ndetse hakabamo n'amagambo menshi ndetse inshuti nyinshi zikabirwanya ndetse n'abavandimwe n'imiryango yacu ariko naje kugeraho ndamukunda cyane numva nta wundi muntu ukwiriye kumbera umufasha uretse mukanyandwi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire komeza kugubwa neza uri hose ubasha gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndagusubije cyane nitwa Gakire umuntu wese udukurikiye ari mu Rwanda umuntu wese udukurikiye ari hanze y'u Rwanda umuntu ubasha kuvuga no kumva ikinyarwanda ndagusubije cyane Jerry ari hari kuri kamera z'Urugendo online TV kandi nimba ari bwo bwa mbere winjiye mu rugendo uradukorera subscribe kugira ngo umuryango ukomeze kuba mugari nshimira umuntu wese umaze kwinjira mu muryango nshimira umuntu wese umaze kwiyunga natwe kugira ngo dukomezanye urugendo ibintu bigende neza cyane Imana iguha umugisha cyane inkuru muri kubona ku Rugendo online TV maze kurebwa n'abantu basaga 29 cyangwa se 30 ni inkuru y'ubukwe butangaje cyane umugeni ntiyumva nta nubwo avuga abantu benshi baravuze ati nibitangaza by'Imana uyu mugabo niwe muntu wa mbere ufite urukundo nyine werekanye ko urukundo rukibaho aha turi rero tugiye kubareba turi ibugesera ahantu bita Gashora niho duherereye mu murenge wa Gashora tuje kubasura nyuma yuko tuberetse ubukwe bw'aba abantu benshi mukabukunda turavuze reka dusura abageni mu rugo ese bimeze bite ese mu rugo bimeze bite turaganira byinshi cyane turaganira ku bijyanye n'urukundo rwabo n'urugendo rw'urukundo rwabo ntuze kujya kure kandi uze kubana natwe kandi nimba wifuza ko tuzaza nawe tuzakuzana gusura iyi famiye Imana yakoreye ibitangaza bikomeye cyane uratwandikira kuri nimero tuba twasize munsi kugira ngo dukomeze kubana Urugendo online TV keep watching nari maze kubabwira rero famiye tuje gusura bitewe n'uburyo benshi mwagiye mubidusaba bitewe n'uburyo benshi mwagiye muvuga ngo mugaragaza ko mwishimiye ubukwe bw'Imana yerekanye ibitangaza bikomeye turi mu rugo kwa Vincent ndetse n'umufasha we Specioza murabona ko bameze neza cyane Yesu ashimwe Vincent Yesu nahimbazwe bameze neza turashima Imana bino ku bantu badukurikiye bazi amateka n'uburyo nari ndi kubibabwira ndababwira nti Specioza afite ubumuga ntiyumva nta nubwo avuga rero abantu bakavuga ati ariko gute koko umugabo we murabona ko ari umugabo umeze neza abantu benshi bajya bavuga ati uyu ni umugabo tubonye ndetse ufite urukundo abandi bantu bose barabeshya uyu munsi rero twabasuye bamaze harya ni icyumweru tumaze icyumweru umuntu dukurikiye reka wenda tubanze tuganire ho gatoya Specioza amakuru arakubwiye ngo ni meza urugo rumeze neza nta kibazo arakubwiye ngo rumeze neza cyane bimeze neza cyane reka wenda tubanze ho gatoya tuganire utubwire ku mateka yawe nawe cyagiye ntabwo twabonye umwanya wo kuganira mu bukwe kumenyana nawe bwa mbere mwamenyanye ryari mwari muhuriye hehe uyu mugore wanjye Mukanyandwi Specioza tumaranye igihe kirekire kingana n'imyaka 2 irenga tumenyanye dushakisha uburyo ki twazabana ariko
mu rugendo rwacu ntabwo byakunze kuduhira kuko hagiye hazamo imitego myinshi ndetse hakabamo n'amagambo menshi ndetse inshuti nyinshi zikabirwanya ndetse n'abavandimwe n'imiryango yacu ariko naje kugeraho ndamukunda cyane numva nta wundi muntu ukwiriye kumbera umufasha uretse Mukanyandwi. Ubwo rero twaje kugeraho ko tuganira ku byerekeranye no gushyingirwa no guca mu rukiko. Uretse gato dusubire inyuma, bwa mbere umuhurana mwahuriye njya tujya guhura bwa mbere namukoreye igikorwa cyiza gituma nkunda nubwo ntari muzi. wari umukoreye iki ubwo? Yakundanaga n'umusore ariko umusore akaba ari inshuti yanjye, nuko uwo musore aza kumbwira ko afite umuntu utumva utanavuga bakundana. Ubwo namumushimiye ndavuga nti wowe rero ugize amahirwe kuko ugiye kubona umugore utazumva amabwire ya rubanda. Ariko umuhungu we icyo ashaka ko ari ukumurya amafaranga ye yari afite yamubonanaga. Mbese yaje kugeraho wa muhungu aza kuza hano mu rugo iwanjye bazanye bahekanye kuri moto. Yabari bamushyize hagati umumotari nawe bashyize isheri wanjye hagati. Ubwo no baza hano iwanjye twacuza akantu kameze nk'akarimantasiyo, twacuzaga icyayi, amugurira icyayi arangije amujya kumwereka inzu itariye, amubeshya ko agiye gusiga sima kuri iyo nzu itariye. Ubwo baragiye uyu Mukanyandwi amuha 40,000. Umuhungu aragenda ayashyira muri gahunda ze arayamira aza kumukata, ariko sheri wanjye aza kumenya ko uwo muntu yamubeshye. Noneho we yaje hano muri uru rugo, ageze hano asanga twicaye mu gikari aza twicaramo. Anyerefata telefoni yandikamo 40,000. Arangije acira isiri akura ku bwanwa anyereka wa muntu baje hano kunywa icyayi hano muri uru rugo. Amwereka ko yamutwaye 40,000. Nahisemo amagara wa muhungu kuri telefoni. Ndamubwira nti uri hehe? Ati nagiye ku murenge byo nagiye kureba. Ntivayo ahubwo baragufunga. Muhungu yaraje arambwira ati migenze gute? Nigenda uje kureba mama yewe mubivuganeho. Aragendera muri nyina bazana hano tujya mu kagari turabikemura, nuko Mukanyandwi tumusuza amafaranga ye 40,000 aratana. Kuvuga uwo munsi yahise ankunda cyane, n'ababyeyi bahita banyishimira. Nanjye numva binjemo bihuza nuko nta mudamu nari mfite, numva rangi ndamukunze dupangaga no kuzabana. Nuko gutangira rero kumenya uburyo muvugana kugira ngo mwumvikane, kugira ngo tumenyane ko tubashe kuvugana. Byanjemo numva binjemo, nanjye ntabwo nari nzi uburyo tuzatuvugana, ariko turavugana cyane tukadambura n'inkora kansesa rwose nawe agatembagara, tukaganira ku buryo buhagije. Ubwo nanjye narabimenye cyane turaganira. Kuva hano ujya hari iwabo niho twari tunara ubukwe bwabereye. Ibyo byose harimo urugendo, wenda nko kugira uburyo mugiye nko kubonana, gupanga kubonana, byabaga ngombwa ko umusangayo, ntago wari wenda wari kuvuga ngo urahamagara n'iki? Ukuntu byagendaga, nahamagaraga umubyeyi we, none umubyeyi we nawe akamubwira yuko nje nkuko twabiganiriye. Nawe yanshakaga yafataga telefoni agashyiramo inomero yanjye agareza mukecuru we ati muhamagare umubwire gutya, cyangwa se akasunika message, arabizi kwandika message. Nuko twaganiraga akamenya ko ndi buzi wabo. Yego. Ati mu rukundo amabwire yo ntiyabura cyane. Abaguca intege bakubwira ngo iki amagambo y'urucantege abenshi bavugaga ngo iki? Mu by'ukuri urabona ko ntiyumva ntanavuga, kandi nanjye urabona ko ndi umugabo utamwaye nsobanutse. Bibazaga uburyo kingiye kujyana ikiragi kitumva kitanavuga n'umunsi n'umwe, uyavuse atavuga ari nagana gutya agira imyaka 40 ntaravuga. Bakibaza niba narabuze undi muntu natwara uko ari abantu bari bakomeye bankundaga, arabize bankundaga, ariko bakatangazwa nuko ngiye kujyana umuntu utumva atavuga. Bakambwira ati ibyo ngibyo rero ntacyo bizakumarira, shaka umuntu uvuga wumva. Ariko gikora ko namukundaga cyane, nkumva ntabwo nshaka kuba namuhemukira ngo mere nk'aba bandi bisi. Ndakomeza ndamukunda, za kubyumvisha umuryango wanjye yuko namukunze nawe baza kubyemera.
umuryango wahise ubyumva cyangwa nabo bahabanje kuzaho intambara? Umuryango warabanje kundushya cyane ku buryo bambwiraga bati nta muntu w'umuryango wacu wapfa bene karakageni. Benshi bakansura bambwira ati uriya muntu wamuretse, abandi batutwumvise inkuru kugiye kuzana umugore utumva atavuga, mbese bikabirebire. Ariko nyina negera umwe ku ruhande rw'umwe mwumvisha impamvu ki uyu muntu amukunze, ko narangije kumukunda mutana binkuramo. Baza kubyakira rero, bamwe baje no mu bukwe ngira ngo umwana babonye, harabaturutse mu ntara z'amajyepfo bafashe ingendo zikomeye, baraza badushyigikira, nuko ubukwe buraba, nuko turi mu rugo nyine. Nabonye yari umuntu wari warirenze, yaregereye Imana cyane, ko yatangirwaga ubuhamya aho yasengeraga abaturanyi. Wowe gusenga, ibijyanye no gusenga aho usengera, nawe uri umadeperi cyangwa niho wari wakoreye ubukwe kugira ngo imihango irangire? Njyewe nasengeraga mu itorero rya EPR Presbyterienne, ariko nje kuganira nawe kugira ngo azajya muri iryo torero dusezerane muri iryo torero, ambwira ko atashobora kureka itorero rye rya ADPR, kandi ko yarikunze cyane kuva ari umwana. Nanjye kuko namukundaga, nanjye nkaba nakundaga itorero rya EPR Presbyterienne, mbona ndamutse murwanyije kuza ko yaza muri EPR, mbona byishimiye, kuko numvaga nta kintu cyananukanye nawe, kandi numvaga nangije kumukunda. Nimiye kujya muri ADPR dukoresha ubukwe, ngira ngo mwarabibonye. Ubundi waramuhindura baye mu ADPR? Naramuhinduriye mu ADPR kuko namukundaga, numvaga atancika. Ibyo bajya bita abarokore bita imvugo y'Imana, waba uri nko mu bintu uri kurambagiza umukobwa, Imana ikakubwira ati nuwo ngowa, cyangwa ikakubwira ati uriya si we. Hari imvugo y'Imana cyangwa se hari ubuhanuzi wari warakiriye kuri we? Uyu urabona nagenda narasengaga, kandi nawe arizera yarasengaga. Nanjye naje kubona amasezerano, nkabona ko Imana ikambwira ko najya amasengesho, ikambwira ko izampa umugore mwiza kandi umbereye, umugore w'umunyamutima, kandi urugo rwacu ruzaba urugo rw'intangarugero. Naje rero kugiraho nkundana n'abantu benshi, n'abantu batandukanye, ariko najya amasengesho Imana ikambwira ngo nakubwiye ngo igihe si iki, kambwira ngo nakubwiye ngo igihe si iki, nakubwiye ko aricyo uzagwitiramo, atari ugomba kwihitiramo. Nanjye nkajya muri amasezerano ngategereza, nakundana n'undi nkavuga nti ibyo byose nuriya. Noneho najya amasengesho Imana ikambwira ngo narakubujije ngo no, ngo ntago ari uriya, ngo igihe si iki. Ubwo nagiye kubona rero nkavuga nti ese mwabantu mwe, ko ngiye gukundana nawe mbona wanangira umumaro, ko mbona Imana itabyemera, ubizanzanira umuzungu, izanzanira umuntu uvuye mu Burayi, nkagira amatsiko y'umuntu Imana izamo. Nkavuga nuko byagenda kose muzazanwa n'Imana azaba ari umuntu urenze. Kumva mu bukwe bari gukoresha ngo umuzungu, iryo jambano ryavuye n'ubuhamya nagiye ntanga. Naravugaga ni ese ni umuzungu izazana, ni umuntu umeze gute? Nkumva ko umuntu urenze hejuru, abantu bose bazumirwa. Ngiye kubona mbona umuntu utumva utanavuga, ndabana ko ari umugambi w'Imana, kandi kaba yavuze ngo zadugo rwiza, kaba yaravuze ko tuzagira umugisha. Ntabwo nasuzugura Imana nawe yakoreye, nanjye ndayubashye ndamujyanye. Ntabwo nasuzugura Imana. Ariko kuri we noneho mwamaze gukundana, ugiye gusenga, Imana iraguhamiriza ko ari we? Imana yarampamirije, numva nta kindi kimenyetso kindi iri gutanga. Ndavuga reka negereze ko ari uri imumbuza. Imana ikavuga iti ndabashyigikiye, ikavuga iby'ubukwe bwacu, nuko Imana irabyemera, nanjye ndabyemera, n'umugeni wanjye arabyemera. Twubaha Uwiteka, nibwo mu rugo rwacu nyine twimereye gutya, ubu turi amahoro. Hano yaririmbaga muri korari hariya, yabaga muri korari, nubwo abantu benshi bari kuvuga ngo ariko narabiberetse mu bukwe, n'ubundi ku munsi ubukwe yagiye muri korari rwose, baririmbana na korari ye. Amazemo harya muri korari yari amazemo imyaka ingahe wamubaza? Muri korari ambwiye ko
yaba aramaze nk'imyaka 20 irenga. 20 irenga. Aririmba. Noneho rero hano azajya aririmbira, azajya agiriye hakurya se? Oya. Hano azahita yimukira hano. Oya, ntago azajya arimbira hakurya. Haradeperi hano hafi cyane nko minota nk'itatu bugezeyo. Ubwo twagiye gushima Imana ku cyumweru, tujya gutambira Imana, dushima Imana ko kunda korari yaho, ambwira ko iyo korari yazajya aririmbamo, nanjye mumbwira ko mushyigikiye kandi ko nzakomeza kubana nawe muri uru rugendo rugana mu ijuru, ntazigera mubangamira n'umunsi n'umwe, kandi iyo korari nanjye ubwo tuzajyanamo, kuko ibyo akunze nanjye ndabikunda, ibyo nkunze nawe akabikunda. Ubwo nahindutse umwadeperi nyine, turi muri adeperi kandi nzamufasha kuririmba muri iyo korari. Akantu bigeze kuvuga ngo naravugaga ngo umugore mwiza utazumva amabwire. None we ko adashobora kuyumva, wowe ntihari igihe kizagera ukayumva? Oya, ntabwo nayumva, kuko icyo ngicyo nicyo nanjye nari naranze. Naravugaga ni uriya muntu nta kintu abangamiye ku muryango wanjye ndetse n'urugo rwanjye. Untabana uriya muntu rero ntago azajya yumva amabwire ya rubanda, cyangwa se ngo abantu bazabumubwire ibigambo bisenya. Uyu nguyu rero niwe nahisemo, ntago nzigera muca inyuma nkuko nabirahiriye, kandi nzamubera umugabo mwiza nkuko namukuye kubiteka. Muracyari muri buki? Turacyari muri buki, biraryoshye. Biraryoshye cyane. Speciosa, urugo rumeze rute? Arakubwiye ngo rumeze neza cyane. Urugo ruraryoshye. Uramukunda? Arakubwiye ngo arankunda rwose. Urabona ko nawe afite ibitwenge. Ntabwo uzamuca inyuma? Aravuze ngo ntabwo yabikora. Undi muntu utamumenyereye nk'umushyitsi, nk'abandi bantu wenda baza hano, urumva bibanza kugira nyine kugorana kumvikana? Birabatonda, ariko bakamagara batigira hino, tujye tukubaza nawe udusubize kugira ngo nyine babashe kumvikana. Ariko bamwe bamaze kudusura ari benshi, bagiye kugenda bayimenya gake gake. Uyu muryango wawe, abantu wenda bari kureba ikiganiro inshuti z'Urugendo online TV zacu zidukunda, hari nk'abantu bashaka kubashyigikira muri uru rugo kugira ngo iby'Imana yabavuzeho, urugo rw'umugisha, bigenda bikora binyuze mu bantu, yabashyigikira iki cyane? Kuko numvishe ko we yakoraga ubuyede, bari kubitanga mu buhamya, nawe wenda ushaka ufite ubundi buryo ushakishamo, ariko nanone hari igihe Imana ikoresha abantu, bavuga bari abantu twabasura, twabafasha iki? Umuntu ashaka kubafasha yabafasha iki cyane? Urabona, uyu yari afite akazi yakoraga hano muri babisi, ahantu uruganda rwasyaga ibigori, akawunga. Ubwo noneho baza gufunga nyiri uruganda, bityo akazi yakoraga karahagarara. Ubu aricaye, nawe nta kazi afite, kandi natwe muri uru rugo, nanjye nta kazi mfite. Ubu nta kazi mfite, ubona ko ubukwe bugenda butwara ibintu byinshi. Ubu muri iyi minsi ndi gushakisha ikintu nakora, ariko kubera ko ubushobozi buba bugenda buba buke, nta kazi ndi kubona muri iyi minsi, kubera kubura nyine ikintu najyanayo. Ariko ubundi ushobora gucuruza, ariko mwe twacuruza, urabona ko mubonye nk'igishoro, urabona ko dutuye mu gasatere, kandi urabona ko ari inzu y'ubucuruzi. Hano inzu ni yo mukodesha? Oya, iyi nzu ntabwo ariyo nkodesha, nagerageje kugashakisha. Burya ubu ni ntoya, urabona ahantu kariya tududa ntabwo tugarukira, niho nayo igarukira. Undi wo hirya utekera abasasu nawe afite akandi karyango. Aka nako nacuzaga amatungo, ncuza inkoko, ndakubaka ndakagura, ubu nakanjye ntabwo nkodesha. Uyu muganire ubona yakora iki bitari wenda kuvuga kujya gukorera abandi bantu? Ubona ari nk'iki yashobora kwikorera? Iyo tuganiriye ubona ari umuntu ukunze ibintu by'ubucuruzi.
ubona ko yanezezwa nuko yicaye mu bintu atanga, dore ko azi gusoma no kwandika, ahereza umuntu nawe akamuhereza udufaranga, ubona ko ari wagira umunezero cyane. Ubona ko yishimira ko yatunga yakigita udufaranga mu ntoki. Turagana nkabona ashaka ibyo kuba yacuruza. Yego, Imana izabibashyigikiramo kandi Imana izabikora. Nzi ko uru rukundo wageze rwo kumukunda, kutumva amabwire n'iki, harimo umugisha mwinshi cyane muri uru rugo, kandi ntuguma ku Mana ukaguma kumukunda nk'uko bikwiye, nawe akagukunda bizaza. Yego, natwe turabyizeye. Kandi iyo umuntu asenze Imana igikoresha n'abantu nabo bagahuza nuko nabo basenze nkatwe, Imana ikagenda ikoresha abantu bakadusura, nuko natwe tukaguma mu masezerano y'Imana. Kandi Imana yavuze ntago igibeshya, yavuze ko izadushyigikira kandi natubiye ko tuzagira urugo rwiza. Ariko wanageze n'ubukwe bwiza, kandi nari mpari n'abantu babonye ko mwagize ubukwe bwiza cyane. Nzi ko wenda ubukwe bwawe ubu ndavuga ko bwakwiriye amahanga yose ari kubureba bakabwishimira. Yego, ubukwe bwacu natambutse numva abantu barambwiye ngo bari kubireba, barampamagara abantu bari ku kabari. Ubukwe bwacu ni ukuri, urebye agaciro bwahagaze ntako twari kubona. Iyo urebye ukuntu byari bimeze, ukareba izo kamera zari zihari, ukareba izo modoka zari zihari, kandi wasanga Imana yari yakubwiye ko ubukwe bwawe urabona ko ubukwe bwacu bari kubukunda cyane. Buri muntu wese ubona afite tace, urabona abantu bose bihugikanya, ari abantu benshi, bakareba aho unyuze baramuhaga ati ngwino urebe, barabavuye muri uru rugo banzaniye tace, bati reba n'uyu baramwereka, nawe turishima baratwereka. Yewe ubukwe bwacu navuga ko bwabaye bwiza cyane, ndetse naho ndabubona. Imana yari yakoze biriya n'ibindi izabikora cyane. Specioza, wari uri gukora uduki mu rugo? Yari ari gukoropa mu gikari, yari gukora amasuku. Yego, yari ari gukora amasuku. Urabona agifite agasatsi natirere, ntago uzashyiramo produit. akubwiye ko yashyiramo ka kanta. Uyu ni umukobwa wubashye Imana, ni umukobwa utarigeze yandarika, ni umukobwa uri n'umuhamya wabyo, bamwe ba kera. Uyu Specioza yubashye Imana kandi yitwaye neza, ubusugi bwe yaburinze neza, kandi yategereje umugabo yihanganye, none Imana yaramumaye. Kandi ndagakunze cyane, ati ndi umuhamya wabyo, kandi yubashye Imana. Imyaka 40 nagiye numva abantu bagiye bamubwira, hari abantu bakubwiraga ngo wibyarire gusa. Ngo barabimubwiraga ariko akabihakana, akavuga ati njyewe ntabwo nabyara umwana nta mugabo mfite. Kesha akunda gukoresha ijambo rivuga ngo nta mpeta nambaye. Aguma kuri iryo sezerano. Impeta ariko mwazikuyemo? Impeta yarimo akora amasuku. Ubwo rero nyine aba ayikuramo, ariko turazifite. Ndamwemera ko ari uwanjye nanjye nka wowe. Nyuma yuko mubanye muri uru rugo, ariko ibijyanye n'amabwire noneho n'amagambo ntabyo. Ubu bose ubu ngubu amagambo ashize ivuga. Abandi bari bazi yuko bizapfa, bambwira ngo nzamureke, ubu barume bifashe ku munwa. Baravuze ati biriya bintu ndabona atari ibintu byoroshye, biriya bintu biri mu Imana, ni mwareke babane ibindi ubundi. Uwo musore se reka mbyitwe ko wirangayeho, ashaka kurya amafaranga y'umukobwa mwiza nk'uyu, ubona ko ubona umudamu wawe, nyuma bikarangira mubuze.
ubu muracyavugana n'uwo musore bakundanaga mbere? Uwo musore ntabwo duturanye neza, ntabwo nkunda kumubona. Ariko azi ko wowe mwakoze ubukwe nawe? None se ibi bintu byacu n'amatelefone arabyerekana, nuvuga ngo nawe arabibona. None se ibi bintu ni ibintu byamamaye navo ngo ku isi yose, kandi nawe kuri yose nawe arayituyemo. Ubwo nuvuga ntabwo yabuze kumenya amakuru. Yego. Hano rero muri buki, muri mu rugo, gahunda yanyu y'umunsi biteye ite? Gahunda ukuntu iteye, ubu ni ukuvuga ngo dufatanya imirimo ishoboka yose muri uru rugo. Ntawe uvuga ngo umurimo ni uwe, twese imirimo turayikora. Niyo ari gukoropa nk'ahangaha, nanjye mba ari gukora utundi tuntu mu gikari, turafatanya. Igihe kikagera nyine nawe agafata ibyo guteka, nkamufatishiriza n'umuriro, ubundi tukafata imyaka nta bindi. Ikihe kintu wabonye azi gukora cyane yitaho hano mu rugo? Ikintu cya mbere namubonyeho kiruta ibindi ni isuku. Agira isuku cyane ku buryo butangaje. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biba biri ku murongo, kandi ngira ngo n'aka gasaro kacu urabona ukuntu gasa. Ugeze no mu gikari buriya ukajya no mu cyumba turaramo, ni ahantu hateguye neza cyane. Agira isuku cyane. Agira isuku. Wari wafata umwanya ukamutekera? Turateka, ndateka, nabanje kuzamwereka uburyo tubigenza. Urabona ko ndi umugabo mukuru, kandi nawe urabona nawe arakuze. Mu byo twasezeranye no gufashanya. Njya mutekera, ndetse no kumutekera agafiriti, arambwira ati uteka neza. Ati uteka neza cyane, ni byiza ko mufatanya imirimo yo mu rugo, ni byiza. Niki kintu urabona iyo umuntu ashatse, iyo umuntu atangiye nk'aho twabyitana urundi rugendo rushya batangiye, ikintu cyamugoye cyangwa se cyakugoye? Ikintu cyamugoye we ni ukuba urabona yari umwana umwe mu rugo, yumva yajya yarambwiraga ati ubu ngubu mama bimeze bite, nkamubwira ni mama rero buri ari mu rugo nawe waje kuba ku rugo. Akambwira ati nta kundi nyine aza kubyakira, ariko wabonaga ko afite ikibazo cy'uko ageze ahandi hantu atari kumwe n'umubyeyi we. Ni sawa cyane, ni ibintu byiza. Abakunzi b'urugendo na TV, Niba muryango ni Vincent ndetse na Special z'abatuye mu Bugesera. Umuntu umutima ushobora gukora ukumva wasuriye famille, wamamagara. Ndaza no kubaha nimero zabo, nabo muzabahamagare, mubasengere, mubifuriza urugo rwiza. Ufite n'uburyo yabashyigikiramo, abashyigikire rwose kugira ngo uyu muryango ukomeze gukomera, urukundo rwabo rukomeze kugenda neza cyane. Bakomeze nyine babe mu munyenga, bumva ukuntu kurindira ubu bari mu bisubizo by'amasezerano bike Imana yabasezeranyije batangiye kubibona. Harimo urugo, harimo umugisha bazagenda babona mu rugo. Ni byinshi cyane bategereje, ariko kugira ngo byose bikunde, kugira bigerweho, no gukora iki kugira ngo amasezerano asohore, no kuyabagarira. Iyo Imana yaguha amasezerano, wirinda kurangara kugira ngo atazamwe umushike, uhora uyabagarira kugira ngo bizagende neza. Iyo rero amasezerano atangiye kugenda uyaca hejuru wigira mu bindi, ubu uri gucuma igihe cy'amasezerano, igihe ari gusohorera uri kugicuma, ntasore vuba ngo bigumya byicuma. Amasezerano ushaka kugira ngo wihangane, iyo wahaye amasezerano ushaka kugira ngo utegereze wihanganye, kandi wirinde kugira ngo amasezerano yawe azemwe umushiki. Uruyabagarira, witwaye neza, ugategeza. Nubwo imyaka yashira ni myinshi, amasezerano y'Imana ntago nubwo yatinda, ariko arasohora. Ntago ahera, araza. Nubwo benshi bakunda kuyavamo, ariko amasezerano y'Imana yakubwiye uba utegeza wihanganye ko arasohora nubwo yatinda. Ufata umwanya wo gusenga? Turasenga. Iyo tugiye gufata amafunguro turasenga, iyo tugiye kuryama turasenga, iyo tubyutse turasenga. Umuntu ashobora kwibaza ngo we asenga ate? We burya Imana irema uko ishaka kandi ikagena uko ishaka.
uyu Imana yamuhaye ubwenge aratekereza cyane, abasha kumenya ikintu, atekereza mu mutima akumva ko amanyije n'Imana. Kuko nanjye njya mwitegereza nabona ari gusenga, nkabona arafashijwe nkubona ahandi hantu yageze, bikanyereka yuko ahamanije n'ijuru. Arasenga cyane, ni umunyamasengesho, akunda gusenga, ajya mu masengesho ukabona yatuje, ukuntu yafashijwe. Ntabwo duha ku biryo. Ati ibiryo birahari araduha. Arakubwiye ngo ibiryo birahari rwose, ngo nawe yaba yafashe ku myaka, urabona ko n'ayanda yaje, urabona ko yenda kurusha nini. Inda yaje agira udusoni, ariko akunda kugira udusoni. Wani muntu akutaha ubwo aratangira ntekerereze nyine, ambwira inkuru, ambwira ukuntu mwaje no kumwambazaga, nkavuga nyigane. No wamaze kumenyerana disi, njye burana narabikunze kumbwira ngo tunabara inkuru tugaseka. Turaseka, akantekerereza, tukaganira ukuntu arishimye cyane, ndetse akanankubita akamirika. Ubona ko nyine ni umuntu, nubwo atumva atavuga, ariko ni umuntu aratekereza, umubiri we urakora, abasha kumva umutima we aratekereza. Turabashimiye, reka mbashimire, reka nshimire abantu bose baduhaye umwanya. Iyi famiye rero ni ukuzayikurikirana cyane, ko n'ibitangaza Imana ibikoze. Kumva uyu papa cyangwa se uyu mugabo avuga ati reka mpitemo, hari abandi bakobwa benshi twakundana. Ese ubwo abandi bakobwa mwakundanaga bo ntabwo bajya bakubwira ati waguhamagara? Bajya bampamagara bakambwira ngo ikiragi kuko ikiragi kitumva kitavuga, ikiragi ukunda ikiragi utureke. Nkabwira ni burya ni nawe byamubera, nawe ntabwo Imana yamupfunyikira ikibiribiri, kandi nta muntu yahaye ngo imuvangire n'amazi. Nkabwira ni nanjye nawe nimumureke aca amarenga, ariko igihe nikigera azatobora avuge. Nkabwira namukunze nyine, nta kuri, ntabwo namuwarutisha, namukunze niyo nahisemo. Reka nshimire umuntu wese waduhaye umwanya we kugira ngo arebe iki kiganiro. Turaje tubahe nimero, izindi narazibashyirira hejuru. Ubundi nimba Imana igukoze ku mutima ukumva ko ushaka kuzagarukana natwe muri urugo, tuje kubasura, dushobora kubasura tukabazanira ibyo kurya, dushobora kubasura tukabafasha muri gahunda bagiye gukora. Ni byinshi cyane. Umutima wawe nimba wumva ukomanzwe nuko wumva ko twasuriye famiye, nimba uri kumva ko twaza kwifatanya nabo muri umunezero mu bitangaza by'Imana iri kubakorera, ubwo uzahamagara nimero iri hejuru, cyangwa se nanjye mpamagara uvuga ati Gakire tujyane gusura ba bantu. Byose birashoboka cyane. Reka mbashimire, mwakoze ku mwanya mumpaye kutwakira mu rugo. Abageni muri buki ntabwo biba byoroshye. Murakoze cyane. Nawe arabashimiye by'umwihariko, kandi namuteguje mubwira ko uyu munsi bari turi busurwe. Arishima cyane, nanjye ndabashimiye by'umwihariko kuko mwadutekerejeho mukavuga mutirika ngo turi kumwe mu bukwe, ariko reka tugaruke turebe no mu rugo. Ni ukuri Imana ibaho umugisha utagabanije, kandi n'umuntu wese uri kureba iyi nkuru yacu nayo imuha umugisha. Abantu bose muri rusange Imana ibaho umugisha, kandi nabo muzagarukana mu rugo kudusura, nawe Imana ibaho umugisha, kandi namwe mujye muhirwa no mu byo mukora mu kazi kanyu. Twibutse abantu nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 078 022 96331. Arakoze cyane, reka ngushimire, reka nshimire Jerry wadufashije ku buhanga bw'amajwi n'amashusho. Imana ibahe umugisha mwese abakunzi b'Urugendo Online TV. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.